Amahoro y'Imana abane namwe inshuti z'umusaraba. Ndi Prophet Richard Mukristo ugarutse muri message y'ukwezi. Ndakwakiriye muri kuno kwezi kwa karindwi. Sinzi aho uri, sinzi ibyo uri gukora, ariko nkuzaniye ubutumwa bukomeye buremereye buvuye ku ntebe y'Imana, bugomba guhindura ubuzima bwawe, bugomba guhindura ibyerekezo byawe, bugomba guhindura situation urimo nonaha bukagushyira mu yindi situation. Mbega uku kwezi kwa karindwi gushatse kuvuga iki mu buryo bw'umwuka? N'umwuzuro w'Imana. Birashoboka ko andi mezi Imana ishobora kugira ibyo yakirengagiza nkana, ariko ukwezi kwa karindwi kuba ari ukwezi ko gukora kw'Imana, kandi kikoze kiba cyuzuye, ntabwo ikoramo igice. Reka tudateze kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga hano mu Ngoma ya kabiri ibice byaho 31 umurongo wa karindwi. Haravuze ngo mu kwezi kwa gatatu niho batangiye kurunda ibirundo, angiza mu kwezi kwa karindwi. Bishatse kuvuga iki? Birashoboka ko hari ibintu maze igihe ugerageza gukora byarakwangiye, hari amasezerano ufite yanze gusohora. Mbega hari abagusezeranya ibintu ugategereza ko byagerwaho bikanga, ndetse n'utwo urimo uragerageza gukora urabona ko turimo turagenda twanga. Uragerageza gufunga defense zishoboka, ukarunda amafaranga, ariko bikageraho bikanga. Ndagira nkubwire ngo ibyanze mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu bigiye gukunda mu kwezi kwa karindwi. Igihe cyose iyo Imana irimo irakora, nta muntu ujya ubasha kuyikoma mu nkokora. Haleluya! Iyo Imana irimo irakora, nta muntu ujya ubasha kuyivuguruza. Ntago uranyumva neza. Uku si ukwezi ko kuvuga mu kw'Imana, uku si ukwezi ko amatangazo cyangwa kubuhanuzi kw'indoto kw'iki, ni ukwezi ko gukoramo kw'Imana. Ndabizi umaze igihe ushakisha ukabura. Imana yo yaragushakiye, kandi byagushakiye igiye kubiguha mu izina rya Yesu. Umaze igihe ugerageza kwirukanka bikanga, ariko Uwiteka menya ko hari cyakubikiye muri kuno kwezi kwa karindwi. Zamura ibiganza nsengere ubuzima bwawe. Birashoboka ko urwaye, ntabwo uku kwezi kwa karindwi kugomba kugusiga ukirwaye. Birashoboka ko uri umushomeri, ntabwo uku kwezi kwa karindwi kugomba kugusiga ukiri umushomeri. Birashoboka ko ukora ariko ibyo ukora ukabona nta kigenda, urashaka kwimuka ukava mu kazi urimo, ntabwo uku kwezi kwa karindwi kuri busiga ukimeze gutyo, kuko mu ijuru hari Imana ikuntumyeho. Hari Imana imbwiye ngo abarozi bakuroza igihe kinini barakunanirwa, nibareke Imana ikore. Hari Imana ikuntumyeho irambwira ngo amagambo bakuvuze menshi cyane bategereje ko yasohora baraheba, nibareke babone icyo Imana yakuvuzeho ko kigiye gusohozwa n'Imana, kuko akazi itangiye gukora, igatangiriye ku buzima bwawe, igatangiriye ku muryango wawe, igatangiye aho uba, igatangiriye mu bitekerezo byawe. Uwiteka agiye kugaragaza ko ari Imana y'ubuzima bwawe, ko ari Imana yawe. Tugiye gusenga Imana. Zamura kwizera kwawe, zamura amaboko yawe dusenge. Birashoboka ko uri mu modoka ugenda, cyangwa se uri ku kazi, cyangwa se uri mu rugo. Sinzi ahantu kugezeho uri, ariko ubuzima bukugezeho byanze bikunze aho waba uri hose. Reka dusenge Imana. Zamura ikiganza cyawe ugifatishe ku mutima wawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe zikomeye. Ndasengeye uyu mwene data, amaze igihe ari mu marira, amaze igihe ari mu bitekerezo, arimo arapanga gahunda y'ubuzima, akabona ntagerageza gushyiramo ubwenge bikanga, aragerageza mu byo akora gushyiramo imbaraga bikananirana. Arashaka kuva muri buno buzima. Mwami wanjye we, urantumye, umuntumyeho. Garagaza kuri Imana, reka abuvemo mu izina rya Yesu. Ndasengera abashaka kugira ibyo bagurisha babuze abakiriya, uku kwezi kwa karindwi babona abakiriya mu izina rya Yesu. Ndashaka abashaka kuva mu buzima bubagoye babuvamo, ndabakuyeyo mu izina risumba yandi mazina. Urakoze nyakubahwa Imana. Ndasengera uyu urwaye indwara idakira, ndasengera uyu ufite agahinda ku mutima. Hari uwo besikorotse, hari uwo babeshye, hari uwo ufite ibikomere bidasanzwe. Ndamusengeye kugira ngo umugirire neza. Uku kwezi kwa karindwi musetse, uku kwezi kwa karindwi hindura ubuzima. Urakoze Mwami wanjye. Uwari kwa muganga nakire, urwariye mu rugo nakire, urwaye indwara idakira ndatangaza gukira mu izina rya Yesu.
akira ubushobozi budasanzwe, akira imbaraga. Mwami wanjye, uyu baroze nabe muzima, uyu bahuhereye ibyo babuhereye nabe muzima, uyu bateze imitego nabe muzima, ndatangaza ubuzima kuri wowe, ndatangaza kongera kubaho. Urakoze Mwami kuko zigitangaza, urakoze Mwami ko wigaragaje, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje, amina. Ibipapuro wari umaze igihe urondera birabonetse, Uwiteka arabikwemereye. Ndabona hari impapuro Imana isinye ku buzima bwawe, ndabona hari impapuro Imana isinye ku buzima bwawe. Hari urugendo mbona wigeze gutegura rugahagarara, Uwiteka arambwiye ngo biremeye muri kuno kwezi kwa karindwi. Itegure, wowe itegure gusa, uraza kuza kumva message mu izina rya Yesu. Ndabona telefone yawe bari barayiroze, nta butumwa bwiza, nta nkuru nziza wari ucyumvaho. Numvise ijwi ry'Imana ngo telefone yawe irahumanutse ku kwezi kwa karindwi, hari inkuru nziza zigiye guca. Uzajya umpamagara umbwire ibyo Imana irimo irakora. Uwiteka kumpera umugisha, Uwiteka kugirire neza. Barakwanze, imiryango yakuvuyeho, inshuti zikuvaho, urababara, uravuga uti kuki bamvuyeho. Hari igihe Imana yemera ko inshuti mbi zituvaho, cyangwa se abo wabonaga ko ari beza mu maso y'Imana ari babi, Imana ikemera bakwe, igaragaza ukuboko kwayo, nta wundi ubigizemo uruhare. Uwiteka agiye guhagarana nawe kandi agaragaze ko ari Imana yawe. Komeza, shikama, urugendo ruracyari imbere, ruracyabandanije, ruracyari rugari. Uwiteka kumpera umugisha, Uwiteka kugirire neza. Iyi video yimpera abandi bantu bose ufite mu magurupe, inshuti yawe, uwige kandi arakira igitangaza kivuye ku ntebe y'Imana. Ndagukunda cyane. Yari Prophet Mukristo Richard. Ufite ikindi kibazo cyangwa ikindi cyifuzo, nimero yanjye ngiyo ya telefone wanyandikira cyangwa ukampamagara tugasengana. Uwiteka kumpera umugisha, ukwezi kukubera ukwezi kumugisha, kukubera ukwezi kumwuzuro, kubera ukwezi kw'igitangaza mu izina rya Yesu, amina.